Yesu ashimwe nongeye nanone kubaha ikaze nizere ko aho muri hose mwagize icyumweru cyiza kandi ko mumeze neza Imana ikibarinze. Turi mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri tugeze ku gice cya 26 ariko mbere y'uko ntangira nashaka kukubwira wowe ujya gusenga cyangwa se ujya usoma ijambo ry'Imana icyo waba ukora cyose ariko ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ndakwinginze gusaba ngo igihe ni iki upfukame usabe Imana, usabe umwami Yesu akubera umwami, akubera umukiza, kuko muri Bible tuzahasoma ni mu isezerano rishya hari aho Yesu yavuze ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atanyuze kuri Yesu. Ni ukuvuga ngo niba usenga ariko ukaba utemera Yesu, kuko hariho abantu batamwemera, sinzi n'ukuri icyo uzaba uri gusenga icyo ari cyo, cyangwa se ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu azabashe kubana n'Imana, kugira ngo umuntu azabashe kuba muri paradizo cyangwa kuzabana n'Imana ubuziraherezo, ni uko abanza akemera Yesu nk'umwami n'umukiza we. Nta kintu na kimwe bisaba, ni ukuvuga gusa ko ukwemera muri wo ukamubwira uti Yesu ndakwakiriye, umbere umwami, umbere umukiza, uyobora ubugingo bwanjye. Yego, kuko n'ukuri hari abantu benshi cyane batemera Yesu, akakubwira ati yemera Imana, ariko wajya kumvuga arakubwira ati Yesu ugiye simwemera, cyangwa se akakubwira ngo Yesu ni intumwa ngo y'Imana, ariko Yesu ni umwana w'Imana. Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, kugira ngo ugere kwa data ku Mana twese, data wa twese tugomba kumunyura, niwe muyoboro. Tugiye gukomeza rero no gutegeka kwa kabiri igice cya 26 haravuga ngo amategeko yo kuganura. Numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo, ukagihindura ukagituramo, uzende ku muganura w'ibyeze mu butaka byose, ibyo uzasarura mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ubishyire mu kibo, ubijyane ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yatoranirije kuhashyira izina ryayo ngo rihabe. Usanga umutambyi uzaba uriho muri icyo gihe umubwire uti uyu munsi neruriye Uwiteka Imana yawe yuko nageze mu gihugu Uwiteka Imana yarahiye basogokuruza ko izaduha. Uwo mutambyi akwakire cya kibo agitereke hasi imbere y'igicaniro cy'Uwiteka Imana yawe, nawe uvugire imbere y'Uwiteka Imana yawe uti sogokuruza yari umwaramu wari bugufi bwo gushiraho, aramanuka ajya muri Egiputa, asukirayo ari impagu, yororokerayo, aberayo ubwoko bukomeye bunini bw'ubunyamaboko menshi. Abanyegiputa batugirira nabi, baratubabaza, badukoresha uburetwa bw'agahato, dutakira Uwiteka Imana y'abasogokuruza. Uwiteka yumva gutaka kwacu, areba umubabaro wacu n'imiruho yacu n'agahato baduhata. Uwiteka dukuza muri Egiputa amaboko menshi n'ukuboko kurambutse n'ibiteye ubwoba bikomeye n'ibimenyetso n'ibitangaza. Atuzana ahantu aduha iki gihugu, ari igihugu cy'amata n'ubuki. None dore nzanye umuganura w'ibyeze mu butaka, ibyo umpaye Uwiteka. Ubitereke hasi imbere y'Uwiteka Imana yawe, wikubite imbere y'Uwiteka Imana yawe. Wishimane n'umulewi n'umusuke w'umunyamahanga uri hagati muri mwe, mwishimire ibyiza byose Uwiteka Imana yawe yaguhanye inzu yawe. Numara kurobanura 1/10 cy'ibyo wejeje byose mu mwaka wa 3, ariwo mwaka wo kurobanura 1/10 cya byose, uzajya ubiha umulewi n'umusuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi, kugira ngo barire iwanyu bahage. Uvugire imbere y'Uwiteka Imana yawe uti nakuye ibyera byose mu nzu yanjye, mbiha umulewi n'umusuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi uko amategeko yawe yose wantegetse ari. Sinagize na rimwe ryo muri ayo mategeko yawe ncumura, kandi sinayibagiwe. Sinigeze kurya ibyo byera nkirabuye, kandi ntabyo nabitse ngihumanye, kandi sinabitanzeho ibinyagano, ahubwo numva Uwiteka Imana yanjye, nitondeye ibyo wantegetse byose. Curika amaso uri mu ijuru, ubuturo bwawe bwera, uhane ubwoko bwawe Abisirayeli umugisha nk'ubutaka waduhaye bw'igihugu cy'amata n'ubuki, nk'uko warahiye basogokuruza.
uyu munsi Uwiteka Imana yawe igutegetse kumvira ayo mategeko n'ayo mateka. Ni ukujya ushyira umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose kuyitondera no kuyumvira. Uyu munsi wasezeranyije Uwiteka kuba Imana yawe kugira ngo uhore ugenda mu nzira ikuyoboye, witondera amategeko yayo n'ibyo yagutegetse n'amateka yayo, wumvire ibyo ikubwiye. Kandi n'Uwiteka uyu munsi yagusezeranishije kumubera ubwoko yironkeye nk'uko yakubwiye, kandi yuko uzitondera amategeko ye yose kugira ngo agusumbishe ayandi mahanga yaremye yose, uyarushe gushimwa no kongera kubahwa, ubere Uwiteka Imana yawe ubwoko bwera nk'uko yavuze. Igice cya 27. Ibibuye binini byashizwe Ebali n'i Gerizimu. Mose n'abakuru b'Abisirayeli bategeka abantu bati, muhore mwitondera amategeko yose mbategeka uyu munsi. Kandi ubwo muzambuka Yorodani mukagera mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha, uzishingire ibibuye binini ubihome ingwa. Uzandike kuri ibyo bibuye amagambo yose y'ayo mategeko, numara kwambutswa no kujya mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, igihugu cy'amata n'ubuki, nk'uko Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu yagusezeranyije. Nuko nimumara kwambuka Yorodani, muzashinga ibyo bibuye mbategetse uyu munsi ku musozi wa Ebali ubihome ingwa. Kandi uzubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro cy'amabuye, ntuzayakozeho ikintu cy'icyuma. Uzubakishe igicaniro cy'Uwiteka Imana yawe amabuye atabajwe, aba ari cyo utambiraho Uwiteka Imana yawe ibitambo byotswa. Kandi utambiraho ibitambo by'uko muri amahoro, ubirireyo wishimire imbere y'Uwiteka Imana yawe. Uzandike kuri ibyo bibuye amagambo yose y'aya mategeko, wandikishije gukeba inyuguti zisomeka neza. Mose n'abatambyi b'Abalewi babwira Abisirayeli bose bati, wa bwoko bw'Abisirayeli we, ceceka wumve. Uyu munsi uhindutse ubwoko bw'Uwiteka Imana yawe. Nicyo gituma ukwiriye kumvira Uwiteka Imana yawe, ukitondera amategeko y'Uwiteka y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi. Mose yihanangiriza abantu kuri uwo munsi ati, aba azaba ari bo bahagarikwa ku musozi wa Gerizimu no kwifuriza abantu umugisha. Nimumara kwambuka Yorodani, ab'imiryango ya Simeyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Yosefu na Benyamini, kandi aba azaba ari bo bahagarikwa ku musozi wa Ebali no kuvuga umuvumo. Ab'imiryango ya Rubeni na Gadi na Asheri na Zebuluni na Dani na Nafutali. Abalewi babwiza Abisirayeli bose ijwi rirenga bati, nihagira umuntu urema igishushanyo kibajwe cyangwa kiyagijwe ikizira Uwiteka yanga urunuka, kiremwa n'umuhanga wabyo akagishinga rwihishwa, avumwe. Abantu bose babasubize bati, amen. Abalewi bati, usuzugura se cyangwa nyina avumwe. Abantu bose bavuge bati, amen. Abalewi bati, uhina imbago z'urubibi rwa mugenzi we avumwe. Abantu bose bavuge bati, amen. Abalewi bati, uyobya impumyi inzira avumwe. Abantu bose bavuge bati, amen. Abalewi bati, ugoreka urubanza rw'umusuke w'umunyamahanga cyangwa rw'imfubyi cyangwa rw'umupfakazi avumwe. Abantu bose bavuge bati, amen. Abalewi bati, usambana na mukase avumwe, kuko aba yorosoye umwenda wa se akamwambika ubusa. Abantu bose bavuge bati, amen. Abalewi bati, uryamana n'itungo ryose avumwe. Abantu bose bavuge bati, amen. Abalewi bati, usambana na mushiki we basangiye se cyangwa nyina avumwe. Abantu bose bavuge bati, amen. Abalewi bati, usambana na nyirabukwe avumwe. Abantu bose bavuge bati, amen. Abalewi bati, uwica mugenzi we rwihishwa avumwe. Abantu bose bavuge bati, amen. Abalewi bati, uwenda ibiguzi byo kwicisha utacumuye avumwe. Abantu bose bavuge bati, amen. Abalewi bati, udasohoza amagambo y'ayo mategeko ngo ayumvire avumwe. Igice cya 28. Abantu bose bavuge bati, amen. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Azagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe.
hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. Kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye, niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ukagenda mu nzira ikuyoboye amahanga yo mu isi yose, azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye. Kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe, n'iby'iz'amatungo yawe, n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe, mu gihugu Uwiteka yarahiye basekuruza banyu yuko azaguha. Uwiteka azagukingurira ijuru, ububiko bwe bwiza, ngo ajya kuvubira imvura mu bihe byayo, aho umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi, maze ntuzayaguzaho. Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, ntuzaba hasi. Nyumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi ukayitondera, ntuteshuke uburyo bwose, iburyo cyangwa ibumoso, ngo uve mu byo ngutegeka uyu munsi byose, uhindukirire izindi mana uzikorere. Ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima. Azavumwa igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Azavumwa imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, no kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Uzavumwa mu majya no mu maza. Uwiteka azakoherereza umuvumo no guhagarika umutima no kubwirwa ibyago bizaza mu byo ugerageza gukora byose, kugeza aho uzarimbukira ukamarwa vuba, aguhora ibyaha bikomeye uzaba ukoze byo kumwimura. Uwiteka azaguteza mugiga itakuvaho, ageze aho azagutsembera, ugashira mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Uwiteka azaguteza urusogobo n'ubuganga n'ububyimba bwaka umuriro n'icyokere cyinshi n'amapfa no kuma n'uruhumbu bizakomeka bigeze aho uzarimbukira. Ijuru ryo hejuru y'umutwe wawe rizahinduka umuringa, n'ubutaka uhagazeho buzahinduka icyuma. Mu cyimbo cy'imvura Uwiteka azasuka mu gihugu cyawe umukungugu n'umusenyi muto nk'ifu y'ingezi, bizava mu ijuru bikugweho bigeze aho uzarimbukira. Uwiteka azatuma uneshwa n'ababisha bawe bagushyira imbere. Uzaca mu nzira imwe ubasanganiye, ubahunge uciye mu nzira ndwi. Uzateraganwa mu bihugu by'abami bo mu isi bose. Uzaba inyama z'ibisiga byose n'inyama zose, uzaba inyama z'ibisiga byose n'inyamaswa zose, ntihazagira ubyirukana. Uwiteka azaguteza ibishyute nk'iby'Abanyegiputa, no kuzana amagara n'ubuheri n'ibikoko we kubivura. Uwiteka azaguteza ibisazi n'ubuhumyi n'ubuhungete. Uzakabakaba ku manywa y'ihangu nk'uko impumyi iba ikabakabira mu mwijima. Ntuzagira ukuboko kwiza mu byo ukora, uzajya ubwirirwa n'abisa kandi unyagwe iteka ye kugira ugutabara. Uzasaba umugeni harongora undi, uzubaka inzu we kuyitahamo, uzatera uruzabibu we kurya imbuto zarwo. Inka yawe izabagirwa mu maso yawe we kuyiryaho, indogobe yawe izanyagirwa mu maso yawe we kwikomorerwa. Intama zawe zizahabwa ababisha bawe he kugira ugutabara. Abahungu bawe n'abakobwa bawe bazahabwa irindi shyanga. Amaso yawe azabireba ahereyo, ananizwe no kubakumbura umunsi ukira, ntacyo uzashobora gukora. Imyaka yo ku butaka bwawe n'ibyakuvuye mu maboko byose bizaribwa n'ishyanga utazi. Uzagirirwa inabisa, ushenjagurwe iteka, bitume usazwa n'iby'amaso yawe azibonera. Uwiteka azaguteza imikereve ikomeye cyane mu mavi n'ibishute bikomeye cyane ku maguru we kubivurwa, ndetse azabiguteza bihere mu bworo bw'ikirenge bigeze mu gitwariro. Wowe n'umwami uzimikira, Uwiteka azabashyira ishyanga utigeze kumenya wowe na basekuruza banyu, kandi uzakorererayo izindi mana z'ibiti n'amabuye,
kandi uzahindukira amahanga yose Uwiteka azakwimuriramo igitangaza n'iciro ry'imigani n'agashinyaguro. Uzasohora imbuto nyinshi usarure bike, kuko inzige zizabirya. Uzatera inzabibu uzihingire, ariko ntuzanywa vino yazo. Ntuzasoroma imbuto zazo, kuko inanda zizazirya. Uzagira imyera yo mu gihugu cyawe cyose, ariko ntuzisiga amavuta yayo, kuko imyelayo yawe izahungura imiteja. Uzabyara abahungu n'abakobwa be kuba abawe, kuko bazajyanwaho iminyago. Ibiti byawe n'imyaka yo ku butaka bwawe inzige zizabyigabiza. Umunyamahanga uri hagati muri mwe azajya yunguka kugusumba, nawe uzahora usubira hasi. Azakuguriza, nawe wo kumuguriza niwe uzaba umutwe nawe ubumuriza. Kandi iyo mivumo yose izakuzaho, izagukurikira igufatire igeze aho uzarimbukira, kuko uzaba utumva Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko y'uburyo bwose yagutegetse. Iyo mivumo izakuberaho kuba ibimenyetso n'ibitangaza, kandi izaba ku rubyaro rwawe iteka ryose. Ubutunzi bw'ibintu byose bugusagiranye ntibwaguteye gukorera Uwiteka Imana yawe n'ibyishimo n'umunezero w'umutima. Nicyo kizatuma ukorera ababisha bawe. Uwiteka azaguhagurukiriza ufite inzara n'inyota no kwambara ubusa n'ubukene bwa byose, kandi azashyira ku rutugu rwawe umutwaro w'uburetwa uremereye udakurwaho. Uwiteka azakuzanira ishyanga rya kure akuye mu mpera y'isi, riza nk'uko ikizu kiguruka, ishyanga uzaba utazi ururimi rwaryo. Ishyanga rifite mu maso hagaragaza urugomo, ritazubaha abashaje, ritazababarira abana. Bazarya abana b'amatungo yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, bageze aho uzarimbukira. Kandi ntibazagusigira imyaka y'impeke, cyangwa vino, cyangwa amavuta ya elayo, cyangwa kororoka kw'inka zawe, cyangwa ukw'imikumbi yawe, bageze aho bazakurimburira. Bazagota imidugudu yawe yose, kugeza aho inkike z'amabuye zawe ndende zikomeye wiringiraga zo mu gihugu cyawe cyose zizaridukira. Bazasakiza imidugudu yawe yose yo mu gihugu cyawe cyose Uwiteka Imana yawe izaba yaraguhaye. Uzarya imbuto zo mu nda yawe, inyama z'abahungu bawe n'abakobwa bawe Uwiteka Imana yawe izaba yaraguhaye kubwo kugotwa no gusakizwa ababisha bawe bazagusakiza. Umugabo wo muri mwe wadamaraye akarushaho kumenyera kugubwa neza gusa, azarebana imbabazi nke mwene se n'umugore aseguye n'abana be asigaranye bakiriho, ye guha n'umwe muri bo ku nyama z'abana bazabariye, kuko ari ntacyo asigaranye. Kubwo kugotwa no gusakizwa ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe yose. Umugore wo muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza gusa, utatinyuka no gukandagiza ikirenge kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza gusa, azarebana imbabazi nke umugabo aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we, ngo atabagaburira ku ngobyi iturutse hagati y'amaguru ye no ku bana be abyaye, kuko azabarira rwihishwa, kuko abuze byose kubwo kugotwa no gusakizwa ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe. Nutitondera amagambo yose y'aya mategeko yanditswe muri iki gitabo, ngo utinyire izina ry'icyubahiro riteye ubwoba, ari ryo Uwiteka Imana yawe. Uwiteka azaguteza wowe n'urubyaro rwawe ibyago by'uburyo butangaza bikomeye bizakubaho, akome n'indwara zikomeye zibabera akarande. Kandi azaguteza nawe za ndwara zose yateje Abanyegiputa, zikagutera ubwoba, zigufateho akaramata. Kandi indwara yose n'icyago cyose bitanditswe mu gitabo cy'amategeko, nabyo Uwiteka azabiguteza ageze aho uzarimbukira. Muzasigara muri bake, nubwo mwari muhwanyije ubwinshi n'inyenyeri zo ku ijuru, kuko uzaba utumva Uwiteka Imana yawe. Kandi nk'uko Uwiteka yishimiraga kubagirira neza no kubagwiza, niko Uwiteka azishimira kubarimbura no kubatsemba, kandi muzajahurwa mukurwe mu gihugu mujyanwamo no guhindura. Kandi Uwiteka azabatataniriza mu mahanga yose, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yayo. Kandi uzakorererayo izindi mana utigeze kumenya, n'abasekuruza banyu batigeze kumenya, z'ibiti n'amabuye.
kandi muri ayo mahanga nta mahoro uzabona, ntuzabona aho uruhurira ibirenge byawe. Ariko Uwiteka azaguherayo umutima uhinda umushitsi n'amaso aremba n'umutima wonze. Uzashidikanya ubugingo bwawe, uzahora utinya ku manywa na nijoro. Ntuzagira ikikwiringiza ubugingo bwawe. Buzacya ugira uti iyo bwira, buzagoroba ugira uti iyo bucya. Ubitewe n'ubwoba bwo mu mutima wawe bugutinyisha n'ibyo amaso yawe azibonera. Kandi Uwiteka azagusubirisha muri Egiputa inkuge, mu nzira nakubwiye nti ntuzongera kwibona ukundi. Muzigurirayo n'ababisha banyu ngo mube imbata z'abagabo n'abagore, mwe kubona ubagura. Isezerano ry'Imana yagiranye, iki ni igice cya 29. Isezerano Imana yagiranye n'Abisirayeli i Mowabu. Aya niyo magambo y'isezerano Uwiteka yategetse Mose gusezeranira n'Abisirayeli mu gihugu cy'i Mowabu, yongewe ku isezerano yasezeraniye nabo kuri Horebu. Mose ahamagara Abisirayeli bose arababwira ati, mwabonye ibyo Uwiteka yagiririye Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose mu maso yanyu mu gihugu cya Egiputa. Ibigerageresho bikomeye n'ibimenyetso na bya bitangaza bikomeye amaso yanyu yiboneye. Ariko Uwiteka ntabaho umutima umenya n'amaso areba n'amatwi yumva ageza kuri uyu munsi. Kandi Uwiteka ati, namaze imyaka 40 mbashorerera mu butayu, imyambaro yanyu ntiyabasaziyeho, inkweto zanyu ntizasaziye mu birenge byanyu. Ntimurye umutsima, ntimunywe vino cyangwa igisindisha, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Mugeze aha hantu Sihoni umwami w'i Heshiboni na Ogi umwami w'i Bashani badusanganirira kuturwanya, turabatsinda, duhindura ibihugu byabo tubihaho gakondo Abarubeni n'Abagadi, n'igice kingana n'ikindi cy'umuryango w'Abamanase. Nuko mwitondera amagambo y'iri sezerano muyumvire, mubone uko mugira ukuboko kwiza mu byo mukora byose. Uyu munsi mwese muhagaze imbere y'Uwiteka Imana yanyu, abatware banyu b'imiryango n'abakuru banyu n'abatware b'ingabo banyu n'abagabo b'Abisirayeli bose n'abana banyu bato n'abagore banyu n'umunyamahanga uri hagati mu ngando zanyu, uhereye ku mushenyi w'inkwi zawe ukageza ku muvumyi wawe. Muzanywe no kwemera isezerano ry'Uwiteka Imana yawe. Muzanywe no kwemera isezerano ry'Uwiteka Imana yawe, isezerano rikomezwa n'indahiro. Uwiteka Imana yawe isezeranira nawe uyu munsi kugira ngo igukomereze kwibera ubwoko, nayo ngo ikubere Imana nk'uko yakubwiye, kandi nk'uko yarahiye basekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kandi si mwe mwenyine sezeranishiriza iri sezerano n'indahiro, ahubwo ndisezeraniye abahagararanye natwe uyu munsi imbere y'Uwiteka Imana yacu, kandi n'abatari hano hamwe natwe uyu munsi. Muzi uko twabaga mu gihugu cya Egiputa, kandi uko twaciye hagati y'amahanga mwaciyemo, kandi mwabonye ibizira bakunda n'ibigirwamana byabo by'ibiti n'amabuye n'ifeza n'izahabu byari muri bo. Muri mwe we kugira umugabo cyangwa umugore cyangwa inzu cyangwa umuryango umutima we uteshuka uyu munsi ngo uve ku Uwiteka Imana yacu, agenda akorera ibigirwamana by'ayo mahanga. He kuba muri mwe umuzi wera icishi n'igisharira cyane. He kugira uwumvise amagambo ya wa muvumo ngo yirarire mu mutima we ati, nzagira amahoro nubwo ngendana umutima unangiye, akarimbuza abahereye n'abumye. Uwiteka ntazemera kumubabarira, ahubwo uburakari bw'Uwiteka n'ifuhe rye bizagurumanira uwo muntu kuri icyo gihe. Imivumo yose yanditswe muri iki gitabo imubeho, kandi Uwiteka azatsemba izina ry'uwo arikure munsi y'ijuru. Uwiteka azamurobanurira mu miryango y'Abisirayeli yose, kugira ngo ibyago bihwanye n'imivumo yose yo mu isezerano ryanditswe muri iki gitabo cy'amategeko. Nuko urubyaro rwanyu ruzakurikiraho, abana banyu bazakura babakurikiye, n'umunyamahanga uzava mu gihugu cya kure nibabona ibyago byabaye muri icyo gihugu n'indwara Uwiteka yagiteje, kandi yuko icyo gihugu cyose ari amazuku n'umunyu n'ururimbi, kidahingwa, kitera, kitameramo akatsi, gihwanye na kwa gutsembwa kw'i Sodomu n'i Gomora na Adima
n'i Seboyimu, Uwiteka yatsembesheje uburakari bwe n'umujinya we, bo n'amahanga yose bazabaza bati, ni iki cyatumye Uwiteka agira iki gihugu atya? Umujinya ugurumana utya watewe n'iki? Abantu bazabasubiza bati, nuko baretse isezerano ry'Uwiteka Imana y'abasekuruza, iryo yasezeranye nabo ubwo yabakuraga mu gihugu cya Egiputa, bakagenda bagakorera izindi mana, bakazikubita imbere, imana bari batazi kandi Uwiteka yari atazibahaye. Nicyo cyatumye uburakari bw'Uwiteka bugurumanira iki gihugu, bakakizanira imivumo yose yanditswe muri iki gitabo. Nicyo cyatumye Uwiteka aterwa n'uburakari n'umujinya no kurakara kwinshi kubarandura mu gihugu cyabo, akabajugunya mu kindi nk'uko biri none. Ibihishwe ni iby'Uwiteka Imana yacu, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka, kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko. Igice cya 30. Ibyo byose nibimara kukubaho, umugisha n'umuvumo nagushyize imbere ukabyibukira mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yakwirukaniyemo, ukagarukira Uwiteka Imana yawe ukayumvira, ugakora ibyo ngutegetse uyu munsi byose, wowe n'abana bawe, ubikoresha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, Uwiteka Imana yawe izagarura abawe bajyanywe ari imbohe, ikubabarire, isubire guteranya abawe ibakuye mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yarabatatanyirijemo. Niba abirukanwe bawe bazaba ku mpera y'isi, niho Uwiteka Imana yanyu izabakura, ngo ibateranye niho izabatarura. Kandi Uwiteka Imana yawe izagusubiza mu gihugu basekuruza banyu bari baragize gakondo, ukigire gakondo. Kandi izakugirira neza, izakugwiza urute basekuruza banyu bwinshi. Kandi ibyo mu mutima wawe no mu rubyaro no mu y'urubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe, Uwiteka Imana yawe izabikuriramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ubone uko ubaho. Kandi Uwiteka Imana yawe izashyira iyo mivumo yose ku babisha bawe no ku banzi bawe bazaba bakugiriye nabi. Nawe uzahindukirira Uwiteka umwumvire, witondere amagambo ye yose ngutegetse uyu munsi. Kandi Uwiteka Imana yawe izakugwiriza ibyiza by'ibikuva mu maboko byose, n'iby'imbuto zo mu nda yawe, n'iby'iz'amatungo yawe, n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe. Uwiteka azongera kwishimira kukugirira neza nk'uko yishimiraga abasekuruza banyu, niba uzaba wumviye Uwiteka Imana yawe ukitondera amategeko ye y'uburyo bwose yanditswe muri iki gitabo cy'amategeko. Niba uzaba uhindukiriye Uwiteka Imana yawe wishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Kuko aya mategeko ngutegetse uyu munsi atari ayo kukunanira kandi atari aya kure ngo utayageraho. Ntari mu ijuru ngo ubaze uti, ninde uri butuzamukire mu ijuru ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire? Kandi ntari hakurya y'inyanja ngo ubaze uti, ninde uri butwambukire inyanja ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire? Ahubwo iryo jambo rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo ubyumvire. Dore uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza n'urupfu n'ibibi, kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe no kugenda mu nzira ikuyoboye, no kwitondera ibyo yagutegetse n'amategeko yayo n'amateka yayo, kugira ngo ubeho. Ubwire Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Ariko umutima wawe ntuteshuka ntuyumvire, ukoshwa ukikubita imbere y'izindi mana ukazikorera. Uyu munsi ndababwira yuko muzarimbuka, ntimuramire mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu, n'umugisha n'umuvumo. Nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Ukunde Uwiteka Imana yawe, uyumvire, uyifatanyeho akaramata, kuko ariyo bugingo bwawe no kurama kwawe, kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka yarahiye abasekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha. Igice cya 31. Mose asezera ku batambyi no kuri Yosuwa. Mose arongera abwira Abisirayeli bose aya magambo, arababwira ati, uyu munsi maze imyaka 120 mvutse, singishobora gutambagira, ndetse Uwiteka yarambwiye ati, ntuzambuka Yorodani. Uwiteka Imana yanyu ubwayo izambuka ibagiye imbere, irimbura ayo mahanga bari imbere uyahindure. Yosuwa niwe uzambuka abagiye imbere nk'uko Uwiteka yavuze.
kandi Uwiteka azayagirira nk'uko yagiriye Sihoni na Ogi, abami b'Abamori n'ibihugu byabo abo yarimbuye. Uwiteka azayabagabiza, namwe muzayagirire ibyo nabategetse byose. Mukomere mushikame, ntimubatinye, ntimubakukire imitsima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga, ntizaguhana. Mose ahamagara Yosuwa amubwirira imbere y'Abisirayeli bose ati, komera ushikame, kuko uzajyana n'aba bantu mu gihugu Uwiteka yarahiye basekuruza ko azabaha, nawe uzakibaheshaho gakondo. Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana. Ntutinye, ntukuke umutima. Mose yandika ayo mategeko ayaha abatambyi b'Abalewi, baremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka n'abakuru b'Abisirayeli bose. Mose arabategeka ati, uko imyaka 7 ishize, mu gihe cyashyizweho cy'umwaka wo guhara mu minsi mikuru y'ingando, Abisirayeli bose bazanywe no kubonekera imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izaba yaratoranyije. Uzajya usomera aya mategeko imbere y'Abisirayeli bose bayumve. Uzajya uteranya abantu, abagabo n'abagore n'abana bato, n'umusuke w'umunyamahanga uri iwanyu, kugira ngo bayumve, bayige, bubahe Uwiteka Imana yanyu. Bitondera amagambo yose y'aya mategeko bayumvire, no kugira ngo abana babo batigeze kuyamenya bayumve, bige guhora bubaha Uwiteka Imana yanyu igihe cyose muri mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Uwiteka abwira Mose ati, dore igihe cyawe cyo gupfa kigeze bugufi. Hamagara Yosuwa mwiyerekane mu ihema ry'ibonaniro, mbone kumwihanangiriza. Mose na Yosuwa baragenda biyerekana mu ihema ry'ibonaniro. Uwiteka abonekera muri iryo hema ari mu nkingi y'igicu. Iyo nkingi ihagarara hejuru y'umuryango w'iryo hema. Uwiteka abwira Mose ati, dore ugiye gusinzirana n'abasekuruza banyu. Aba bantu bazahaguruka bararikire izindi mana, ari byo bigirwamana by'igihugu, aho bazajya gutura muri bene cyo. Bandeke bice isezerano ryanjye nasezeranye nabo, maze icyo gihe bazikongerezaho uburakari bwanjye, nanjye mbareke mbima amaso, batsembwe, bagibweho n'ibyago byinshi n'imibabaro myinshi. Muri icyo gihe bazabaza bati, igituma ibi byago bituzaho si uko Imana yacu itari muri twe? Icyo gihe nzabima amaso nta kabuza, mbahora ibyaha byose bazaba bakoze byo guhindukirira izindi mana. Nuko none mwandike iyi ndirimbo, uyigisha Abisiraheli, uyibatoreze kugira ngo indirimbo imbere umuhamya ushinja Abisiraheli, kuko bazahindukirira izindi mana bakazikorera, bakansuzugura, bakica isezerano ryanjye. Nimara kubajyana mu gihugu cy'amata n'ubuki narahiye basekuruza ko nzabaha, bakamara kurya no guhaga no kubyibuha. Kandi nibamara kugibwaho n'ibyago byinshi n'imibabaro myinshi, iyi ndirimbo izaba umugabo uhamiriza imbere yabo, kuko itazibagirana ngo ive mu kanwa k'urubyaro rwabo. Si ibyo mu mitima yabo biyerekana nanone, ntarabajyana mu gihugu narahiye ko nzabaha. Kuri uwo munsi Mose yandika iyi ndirimbo ayigisha Abisiraheli. Kandi Uwiteka yihanangiriza Yosuwa mwene Nuni ati, komera ushikame, kuko uzajyana Abisiraheli mu gihugu narahiye ko nzabaha, nanjye nzabana nawe. Mose amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko mu gitabo, ayarangije ategeka Abalewi baremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ati, nimwandike igitabo cy'amategeko, mugishyire iruhande rw'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu, kibereyeho kuba umuhamya ubashinja. Kuko nzi ubugome bwanyu nuko mutagonda amajosi. Ubwo mugomera Uwiteka nkiri kumwe namwe muri iki gihe, ntimuzarushaho nimara gupfa. Munteraniriza abakuru b'imiryango yanyu bose n'abatware banyu, kugira ngo mvugire aya magambo mu matwi yabo, ntange ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja, kuko nzi yuko nimara gupfa muziyonona rwose, mugateshuka, mukava mu nzira nabategetse. Kandi ibyago bizababaho mu gihe cya nyuma, kuko muzakora icyo Uwiteka abona ko ari kibi, ngo mumurakarishe ibiremwa n'intoki zanyu. Mose avugira mu matwi y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose amagambo y'indirimbo ageza aho yayarangirije. Indirimbo igice cya 32, indirimbo ya Mose. Tega ugutwi wa juru we, nanjye ndavuga, isi nayo yumva amagambo amva mu kanwa. Kwigisha kwanjye kuragwa nk'imvura,
amagambo yanjye aratonda nk'ikime, nk'uko imvura y'urujojo rugwa ku byatsi bitota, nk'uko ibitonyanga bigwa ku byatsi. Uko ngiye kogeza izina ry'Uwiteka, mwaturire Imana yacu ko ifite icyubahiro gikomeye. Icyo gitare, umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose nizo gukiranuka. Ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera, iratunganye. Bariyononye, ntibakira abana bayo, ahubwo ni ikizinga kuri bo, n'ab'igihe kinaniranye kigoramye. Mwa bwoko bw'abapfapfa mwe, mwa bwoko bw'abanyabwenge buke mwe, uko niko mwitura Uwiteka? Si we se wagucunguye? Yarakuremye aragukomeza. Ibuka ibihe bya kera, tekereza imyaka y'ibihe byinshi by'abasekuruza banyu. Baza abaso arabikumenyesha, baza abakuru muri mwe barabikubwira. Ubwisumba byose yahaga amahanga gakondo zayo, igatandukanya amoko y'abantu, yashyizeho ingabano z'amahanga nk'uko umubare w'Abisiraheli uri, kuko ubwoko bw'Uwiteka ari bwo gakondo ye, Abayakobo ari bo mugabane w'umwandu we. Ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo, mu butayu butarimo abantu iwabo w'inyamaswa zihuma. Arabugota, arabukuyakuya, aburinda nk'imboni y'ijisho rye. Nk'uko ikizu gikangura ibyana byacyo, kigahungiriza amababa hejuru yabyo, kigatanda amababa kikabijyana, kikabiheka no ku mababa yacyo, niko Uwiteka yari umuyobora wabwo wenyine, nta mana y'inyamahanga yari kumwe nabo. Yarabuzamuye, ibutambagiza mu mpinga z'imisozi yo mu isi. Burya umwero wo mu mirima, abuha kunyunyuza ubuki bwo mu rutare, n'amavuta ya elayo yo mu gitare kirushaho gukomera, n'amata y'inka n'amatamatama. Abuha ibinure by'abana b'intama, n'amapfizi y'intama y'ibashini n'ihene, n'ingano zivunze zirushaho kuba nziza, nk'uko urugimbu rwo ku mpyiko rumeze. Wanyoye vino yenzwe mu maraso y'inzabibu. Maze Yeshuruni arabyibuha atera umugeri, urabyibushye urahonjotse, urarembekereye. Maze areka Imana yamuremye, asuzugura igitare cy'agakiza ke. Bamuteye gufuhira imana z'inyamahanga, bamurakarishije ibizira. Batambiye abadayimoni batari Imana nyakuri, batambiye Imana batigeze kumenya, Imana nshya z'inzaduka, izo basekuruza banyu batatinyaga. Igitare wavutseho ntukikibuka, wibagiwe Imana yakubyaye. Uwiteka yarabibonye, bimwangisha urunuka. Abahungu be n'abakobwa be bamurakaje. Aravuga ati, nzabima amaso, nzareba iherezo ryabo uko rizamera, kuko ari ab'iki gihe kigoramye cyane, ari abana batarimo umurava. Bo banteje gufuhira ikitari Imana nyakuri, bandakarishije ibigirwamana byabo by'ubusa. Nanjye nzabateza ishyari ku batari ishyanga ry'ukuri, nzabarakarisha gukunda ishyanga ritagira ubwenge. Kuko uburakari bwanjye bucanye umuriro, ukaka ukagera ikuzimu ko hasi, ugakongorana isi n'umwero wayo, ugakongeza imerero ry'imisozi. Nzaburundaho ibyago, nzabamariraho imyambi yanjye. Bazananurwa n'inzara, bazamarwa no kugurumana umuriro na mugigikazi. Nzabagabiza amenyo y'inyamaswa n'ubusagwe bw'ibikururuka mu mukungugu. Hanze bazagirirwayo incike n'inkota, no mu nzu bazazigirirwamo n'ibiteye ubwoba, bizica umusore n'umwari, umwana wonka n'umusaza umeze imvi. Naravuze nti, mbatatanije ngo bajye kure, nkabatera kutakibukwa mu bantu. Iyo ntatinya ibitutsi by'ababisha, kandi ko abanzi babo bajijwa, bakavuga bati, amaboko yacu ni menshi, Uwiteka si we wakoze ibyo byose. Ubwo ni ubwoko butabasha kwigira inama, butarimo ubwenge na buke. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Umwe yabashije ate kwirukana igihumbi cyabo, babiri babashije bate kunesha abantu babo inzovu, iyo igitare cyabo kitabagura, iyo Uwiteka atabagabiza, kuko igitare cya ba bandi kidahwanye n'icacu. Nubwo ababisha bacu ubwabo ari bo baca urubanza rw'ibyo. Uruzabibu rwabo rwaturutse ku rw'isodomu no mu mirima y'i Gomora. Inzabibu zabo ni amabamba, amaseri yazo arasharira. Vino yabo ni ubusabwe bw'ibiyoka, ni ubusabwe bukaze bw'impiri. Ibyo ntibibitswaho nzi, ntibishizwe mu bubiko bw'ubutunzi bwanjye, bukingishijwe igishizweho kimenyetso. Guhora no kwitura n'ibyanjye.
ubwo ibirenge byabo bizadandabirana, kuko umunsi w'ibyago byabo uri bugufi, kandi bigiye kubazaho bizatebuka. Kuko Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe, azababarira abagaragu be, nabona yuko amaboko yabo ashize, kandi ko hatagira usigaye w'imbata cyangwa uw'umudendezo. Azabaza ati, imana zabo ziri he, igitare bahungiragaho? Imana ziri he zaryaga urugimbu rw'ibitambo byabo, zikanywa vino y'amaturo yabo y'ibyo kunywa? Nizihaguruke zitabare mwebwe, zibakingire zibarinde. Nuko mumenye yuko jye ubwanjye ari jye Mana, kandi yuko nta yindi mana ifatanya nanjye. Ni jye wica, ni jye utanga ubugingo. Nakomerekeje ni jye ukiza. Ntawubasha gukiza uwo mfashe mu kuboko kwanjye. Kuko mari ku kuboko kwanjye, nkagutunga mu ijuru, nkarahira nti, nk'uko ari ukuri yuko mporaho iteka ryose, uko ntyaje inkota yanjye irabagirana, ukuboko kwanjye kugafata amateka. Nzahora ababisha banjye, nzitura abanyamahanga. Inkota yanjye izarya inyama, nzasindisha imyambi yanjye amaraso y'abishwe n'ay'abafashwe mpiri, n'ay'imitwe y'abatware b'ababisha. Banyamahanga, mwishimane n'ubwoko bwayo, kuko izahorera amaraso y'abagaragu bayo, igahora ababisha bayo, kandi izahongerera igihugu cyacyo n'ubwoko bwayo. Mose arazavugira amagambo yose y'iyo ndirimbo mu matwi y'abantu, afatanyije na Yosuwa mwene Nuni. Mose arangije kubwira Abisirayeli bose ayo magambo yose, arababwira ati, mushyire imitima yanyu ku magambo yose mbahamirije uyu munsi, muzayategekere abana banyu kugira ngo bitondere amagambo yose y'ayo mategeko bayumvire. Kuko kwitondera atari icyoroheje kuri mwe, ahubwo ari cyo bugingo bwanyu, kandi ari cyo kizabahesha kuramira mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwa no guhindura. Uwo munsi Uwiteka abwira Mose ati, zamuka uyu musozi wa Nebo mu misozi y'Abarimu ya Abarimu, uri mu gihugu cy'i Mowabu ahateganye n'i Yeriko, witegera igihugu cy'i Kanani mpa Abisirayeli ho gakondo, upfire kuri uwo musozi uzamutse usanga ubwoko bwawe, nk'uko Aroni mwene so yapfiriye ku musozi Hori, agasanga ubwoko bwe, kuko mwancumuriyeho hagati mu Bisirayeli ku mazi y'Imeriba y'i Kadeshi yo mu butayu bwa Zini. Ntimwerekanire kwera kwanjye hagati mu Bisirayeli. Uzitegera igihugu kikuri imbere, ariko ntuzajya muri icyo gihugu mpa Abisirayeli. Igice cya 33 havuga ngo Mose asabira imiryango y'Abisirayeli umugisha. Uyu niwo mugisha Mose umuntu w'Imana yahesheje Abisirayeli agiye gupfa ati, Uwiteka yaturutse kuri Sinayi, yabarasiye atungutse kuri Seyiri, yabaviriye atungutse ku musozi witwa wa Parani. Ava hagati mubera inzovu nyinshi, iburyo bwe haturuka umuriro w'amategeko ye, arawuboherereza. Nukuri akunda amahanga, abera be bose bari mu kuboko kwawe. Yicaye imbere y'ibirenge byawe, umuntu wese wo muri bo azemera amagambo yawe. Mose yadutegetse amategeko, niyo gakondo y'iteraniro ry'Abayakobo, yari umwami mu Yeshuruni, ubwo abatware b'ubwoko n'imiryango y'Abisirayeli yose bateraniraga hamwe. Rubeni abeho ye gupfa, ariko abantu be babe bake. Ibi nibyo yavuze kuri Yuda. Uwiteka umva ijwi rya Yuda, umujyane mu bwoko bwe, amaboko ye yaramurwaniye. Nawe umubera umutabazi, umufasha kurwanya ababisha be. Kuri Lewi aravuga ati, Tumimu zawe na Urimu zawe zifitwa n'umukunzi wawe, uwo wageragereje imasa, uwo wagishirije impaka ku mazi y'Imeriba. Lewi yavuze se na nyina ati, sinigeze kubabona, ntiyemera na bene se, ntiyamenya abana be ubwe. Koko Abalewi bitondera ijambo ryawe, bakomeza isezerano ryawe, bazigisha Abayakobo amateka yawe, bazigisha Abisirayeli amategeko yawe. Bazakunukiriza imibavu, bazashyira ibitambo byo kotswa bitagabanyije ku gicaniro cyawe. Uwiteka, ujye uha umugisha ubutunzi bwe, ujye wemera umurimo w'amaboko ye. Ujye uhinguranya urukenyerero rw'abamuhagurukiye n'urw'abamwanga, kugira ngo batongera kubyuka. Kuri Benyamini aravuga ati, ukundwa n'Uwiteka azabana nawe amahoro. Ahora amukingira umunsi ukira, aba mu bitugu bye. Kuri Yosefu aravuga ati, igihugu cye gihabwa umugisha n'Uwiteka. Iby'igiciro cyinshi byo mu ijuru n'uw'ikime, n'uw'amazi y'ikuzimu adendeje hasi y'ubutaka, n'uw'imyaka y'igiciro cyinshi yezwa n'izuba,
n'uw'imyaka y'igiciro cyinshi iboneka uko ukwezi gutashye, n'uw'ibirushaho kuba byiza biva mu misozi yahoze na kera, n'uw'iby'igiciro cyinshi biva mu misozi ihoraho, n'uw'iby'igiciro cyinshi byo mu isi n'ibiyuzuye, n'uw'ubuntu bw'iyabaga muri cya gihuru cy'amahwa, umugisha ugwe ku mutwe wa Yosefu, mu izingiro ry'umutware wa bene se. Ikimasa cye cy'uburiza icyubahiro ni icyacyo, gifite amahembe nk'ay'imbogo, kizayicisha amahanga yose kigeze ku mpera y'isi. Ayo mahembe ni abantu inzovu nyinshi ba Efurayimu, ayo ni ibihumbi bya Manase. Kuri Zebuluni aravuga ati, Zebuluni wishimira amagenda yawe, Isakari wishimira amahema yawe. Bazahamagara amahanga aze ku musozi, aho niho bazatambira ibitambo by'abakiranutsi, kuko bazanyunyuza ibintu byinshi biva ku nyanja nyinshi n'ubutunzi bwahishwe mu musenyi. Kuri Gadi aravuga ati, hahirwa uwagura Gadi. Aryama nk'intare y'ingore, atanyagura ukuboko n'izingiro ry'umutwe. Yitoranirije igihugu ho umugabane kimeze nk'umuganura, kuko ariho gakondo y'uwategetse amategeko ihishwe. Yagiye ubwoko imbere, asohoza amateka y'Uwiteka n'ibyo yategetse ku Bisiraheli. Kuri Dani aravuga ati, Dani ni icyana cy'intare, gisimbuka kivuye i Bashani. Kuri Nafutali aravuga ati, Nafutali uhaze ibyo waherewe ubuntu, wuzuye imigisha y'Uwiteka, hindura igihugu cy'iburengerazuba n'icy'ikusi. Kuri Asheri aravuga ati, Asheri ahabwa umugisha w'urubyaro, ashimwe na bene se, yinike ikirenge mu mavuta ya Elayo. Ibihindizo byawe bizaba ibyuma n'imiringa, kandi uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zizangana. Yeshuruni ntawuhwanye n'Imana, izanwa no kugutabara ihetswe n'ijuru, izana gukomera ihetswe n'ibicu. Imana ihoraho ni ubuturo bwawe, amaboko ye iteka ryose arakuramira. Yirukanye ababisha imbere yawe, iravuga iti, rimbura, kandi Abisirayeli baba amahoro, isoko ya Yakobo iba ukwayo. Mu gihugu cya vino n'imyaka y'impeke, ijuru ryacyo ritondesha ikime. Wa bwoko bw'Abisirayeli urahiriwe, ninde uhwanyije nawe kuba ubwoko bwakijijwe n'Uwiteka, ariwe ngabo igukingira ikagutabara, ariwe nkota igutera icyubahiro? Ababisha bawe uzabahindura bagushyeshye, ukandagire mu mpinga z'imisozi yabo. Igice cya 34, urupfu rwa Mose. Mose ava mu kibaya cy'Imowabu kinini, azamuka umusozi wa Nebo agera mu mpinga ya Pisiga iteganye n'i Yeriko. Uwiteka amwereka igihugu cy'i Galeyadi cyose ageza i Dani, n'icy'Abanafutali cyose, n'icy'Abefurayimu n'Abamanase, n'icy'Abayuda cyose ageza ku nyanja y'uburengerazuba. Amwereka n'i Negebu n'ikibaya cyo kuri Yorodani, ari cyo gikombe cy'i Yeriko, umudugudu w'imikindo ageza i Sowari. Uwiteka aramubwira ati, ngikiriya igihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo nti, nzagiha urubyaro rwawe. None nguhaye kukirebesha amaso, ariko ntuzambuka ngo ukijyemo. Nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu uko Uwiteka yategetse. Amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'i Mowabu giteganye n'i Betipeyori, ariko ntawuzi igituro cye nta bugingo n'ubu. Mose yapfuye amaze imyaka 120 avutse, ijisho rye ritabaye ibirorirori, intege ze zari zitagabanutse. Abisirayeli bamara iminsi 30 baririra Mose mu kibaya cy'i Mowabu kinini, nuko iminsi yo kurira Mose no kumwiraburira irashira. Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye umwuka w'ubwenge, kuko Mose yari yaramurambitseho ibiganza. Abisirayeli baramwumvira, bagenza uko Uwiteka yategetse Mose. Mu Bisirayeli ntihabonetse ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose, Uwiteka yamenyaga barebana. Ntawagereranywa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yamutumye gukorera mu gihugu cya Egiputa, ngo abigirire Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose, no kubw'iby'amaboko menshi byose n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisirayeli bose. Amen. Turangije igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Ibitabo byanditswe na Mose turabirangije. Tuzatangira igitabo cya Yosuwa. Hanga tubonye uburyo Mose yaje gupfa ariko atakandagiye mu gihugu Imana yari yarabasezeranyije cy'i Kanani, kubera ko we na Aroni hari ibyo bakoze ntibyashimisha Imana, ibaha igihano cyo kutazakandagira muri kiriya gihugu. Yarakimweretse gusa, arakireba ari kure,
ariko ureba atarageramo ariko yapfuye atagikandagiyemo. Niyo mpamvu rero buriya niba umuntu nka Mose na Aroni barabashije kuyobora ubwoko bw'Abisirayeli bakabavana muri Egypte, twabonye inzira zose banyuzemo, ibyo bagiye bahura nabyo, ariko bakora akantu gato gusa Imana ikarakara ikayibabaza igatuma iba icyo gihano ari Mose na Aroni. Mwumva ko natwe rero abantu basanzwe dukwiye kwitwararika cyane, dukwiye kugerageza gukora ibyo Imana ishaka, kuko twe kiremwa muntu turacumura buri kanya. Ushaka gucumura mu kutavuga cyangwa mu gukora mu bitekerezo ugacumura. Niyo mpamvu Bibiliya dusaba guhora buri gihe dusaba Imana imbabazi. Kuko utekereje ikintu kitari kiza kuri mugenzi wawe cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose ugasaba Imana imbabazi. Niba ubwiye mugenzi wawe nabi, niba umubeshyeye, niba ututse umuntu, niba ukoze ikintu kitari cyiza, ukibuka gusaba Imana imbabazi, tugahora twitunganya imbere y'Imana, cyane cyane ko tuba tutazi igihe dusigaje kuri iyi si. Niyo mpamvu rero tugomba guhora twiteguye, twahora twitunganya n'Imana. Mwabonye ibihano Imana yari yaravuze ko izaba Abisirayeli nibatayumvira, ni ibihano biteye ubwoba cyane. Imana ni Imana nziza y'imbabazi, ni Imana ikora icyo ishoboye kose kugira ngo itugirire neza, ariko ikidusaba ni ukugendera mu mategeko yayo, ni ugukora icyo ishaka. Rero Imana ibahe umugisha. Tuzatangira n'igitabo cya Yosuwa ejo, ntaho gutaha.